Mwiriwe neza, ngiye kubereka bimwe byo usabwa gukora kuri WhatsApp yawe kugira ngo wirinde abayinjiramo bitari ngombwa cyangwa se ibindi bintu bishobora kukwangiriza status yawe cyangwa se abaguhakinga cyangwa se abakwinjira mu buryo runaka. Uraza ukajya kuri WhatsApp yawe, ukajya muri settings, iyo umaze kujya muri settings ujya ahantu handitse privacy, ukahajya ukamanuka ahagana hasi handitse advanced, muri kuhabona. Iyo uhakoze uhabona ibi bintu bitandukanye bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni block unknown account messages, ni ukuvuga ngo iyo uhafunguye gutya mba mvuze ngo ni uko connection ifunze, biba bivuze ngo umuntu wese unyandikiye ntamufite mu bantu banjye muri contact, message ze ziba block, ahita aba block uwo muntu. Hano handitse protect IP address in calls, urahafungura, bivuze ngo igihe abantu bashobora kumpamagara kuri WhatsApp bagira ngo bafate location y'ahantu ndi, iyo gafunguye ntibikunda. Location yanjye kuyifata cyangwa se gutrackinga WhatsApp yanjye ahantu iri bitewe n'uko uri kumpamagara ntibikunda. Hanyuma hano handitse disabling previews, ni ukuvuga ngo bigufasha mujya mwumva cyangwa mubona amalinki menshi agenda acacana acicikana, wayikoraho WhatsApp yawe bakaba barayitwaye, ukumva umuntu ngo WhatsApp yanjye bayitwaye. Iyo rero kano kantu kari active biba uri secured cyane, ufite umutekano ko website zose cyangwa se link zose wabona, igihe niyo wanazikoraho nta kintu na kimwe byangiza kuri WhatsApp yawe. Ako ni akambere. Aka kabiri, dusubire inyuma, uraza ujye muri settings, ujye hano hantu handitse account, uhakore, ujye ahantu handitse security notifications. Aha hantu usanga hadafunze uhita uhafunga, bivuze ngo uzajya ubona notification cyangwa se ubutumwa bugaragaza ko hari ikintu binjiyemo. Ufite nka WhatsApp kuri machine, ufite WhatsApp ku mashini irenze imwe cyangwa se ku zindi devices zitandukanye, iyo kari active gutya, kari enabled, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kukwinjira ngo ntubone notification. Kandi iyo wakoze biriya twabanje hirya muri privacy, umutekano wawe wose uba uri full. Ndakomeza kubashimira, byose ndi ku bufatanye na Fiacre Technology cyangwa se IT Fiacre. Murakoze cyane.